Ndagusuhuje nanone kandi ngo haye ikaze. Binex Placide niko nitwa. Ngushimiye ko udukurikira umunsi ku munsi hano. Nk'ibisanzwe uyu munsi nje gupreminga indirimbo ya Mani Martin afatanyije na Bushali. Benshi mu bazi ko aba bahanzi bakora style zitandukanye. Yaba Bushali akora injyana ya Kenya trap, Mani Martin akibanda cyane ku muco gakondo. Wibaza ese indirimbo izaba imeze gute? Indirimbo yahuriyemo izi kote zombi kandi abahanzi bombi ari abantu bakomeye. Binex Placide niko nitwa NBME Empire. Kanda subscribe tubana umunsi ku munsi hano uzumenya the update ku ndirimbo zigiye gusohoka. Gushimira ko tubana, nishimira ko dukurikira umunsi ku munsi. Ntuhwema kubitwereka, kora share. Indirimbo ikomeje guca ibintu kandi inakaze cyane ni indirimbo y'umuhanzi ndetse ukomeye bita Bushali afatanyije na Mani Martin. Ni indirimbo igiye kuvugisha abantu byinshi nyuma yaho bigaragaye ko Mani Martin atagikunze gukora indirimbo cyane ariko akaba yagarutse mu ndirimbo nziza cyane. Indirimbo bayita Ntunkinishe. Ni indirimbo ikomeje kwibazwaho n'abantu benshi nyuma yaho Mani Martin yagarukanye gufatanya na Bushali. Indirimbo twiteze nk'indirimbo nziza cyane izaduha ibyishimo tukayikunda. Ni indirimbo nk'uko bigaragara neza ni ya Mani Martin, akaba ari featuring na Bushali. Niba ukurikira umuziki nyarwanda ndabizi neza ko aba bantu ubazi kandi ukaba ubakurikira. Ifashe shyigikiriza impano dufite mu Rwanda kandi zikora ibintu byiza. Bushali ari hit kandi akora ibintu byiza, ndetse Mani Martin ari hit cyane ko yitabazwa no muri Art Rwanda nk'umujaji. Kuba urumva neza akora umuziki ndetse bakanamubonamo ko yabona abandi bafite izo mpano ndetse n'izindi zitandukanye. Nge nitwa Binex Placide. Wowe aho uri, ikintu cyonyine usabwa kumfasha no gukanda subscribe, nta kindi. Kanda subscribe, nurangiza ukore share, wandike muri comment kugira ngo bibone ko wankurikiye. Ndagushimiye.